Ndabasuhuje bene data turi kumwe. Yesu abaho umugisha cyane. Ni mwene so Evangeliste Augustin Mbonabucya mbasuhuza, kandi nkaba nishimiye no kubasangiza ku ijambo ry'Imana, cyane cyane ko turikeneye muri iyi minsi ya none. Dufite intego nkuru cyangwa insanganyamatsiko ivuga rinda umutima wawe kurusha ibindi bintu byose birindwa. Iri ni ijambo ry'Imana ryanditse mu gitabo cy'Imigani, ibice byaho 4 ku murongo waho wa 23. Mureke tuhasangirire kuhasoma. Imigani 4 ku murongo waho wa 23 hatubwiye ngo rinda umutima wawe kurusha ibintu byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bikomoka. Bene data, hamwe n'iri jambo dukwiriye kurinda imitima yacu cyane cyane mu bihe nk'ibi. Iri ni ijambo dusanga muri iki gitabo cy'umuhanga witwa Salomo. Ni umugabo w'umuhanga cyane, yahawe ubwenge mpano, ntabwo ari ubwo yize mu ishuri, ahubwo yarasenze yubaha Imana, Imana imuha ubwenge, ajyanwa mu banditsi bakomeye b'ibitabo, kuko afite ibitabo 3 by'ubwenge buhambaye cyane: igitabo cy'Imigani, igitabo cy'Umubwiriza, ndetse n'indirimbo yitiriwe Salomo, aricyo twita indirimbo ya Salomo. Yavuze ku bumenyamuntu, avuga ku mitekerereze ya muntu, avuga ku mibanire y'abantu n'abandi, avuga ku myubakire y'umuryango, avuga ku burere bw'abana. Ni igitabo gikomatanije ubuzima bwa muntu, buri ruhande rw'ubuzima bwa muntu kibuvugaho. Turebe rero aho yerekeje mu buryo dushobora kurinda imitima yacu ngo itangirika. Nkiri kuri iyi nsanganyamatsiko ndetse naho twasomye, undi mwanditsi mwiza w'umuhanuzi Yeremiya, ibice byaho 17 ku murongo aho w'9, we yaravuze ngo umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana, ngo kandi ugira indwara rimwe na rimwe ntiwizere no gukira, ngo ariko Uwiteka niwe ufite ububasha bwo kurondora uyu mutima akawumenya ukuri. Uyu mutima rero ukeneye kurindwa, turebe uburyo dushobora kuwurinda. Murabizi ko muri iyi minsi ubwirinzi bwazamuye ubuhanga. Abantu bazamuye ubuhanga bwo kwirinda, za kamera ku mihanda, amakamera ku mazu y'abantu, amakamera. Hari ubwirinzi bukomeye bugendanye n'amaso areba, bagamije kwirinda no kurinda uyu mubiri. Abandi bateye imbere baragerageza gushaka kuba mu yandi masi, kuba mu yindi mibumbe, ariko usanga ari uburyo bwo kuzamura ubwirinzi ngo bashobore kurinda uyu mubiri no gutanga umutekano mu buryo bw'isi. Twagera muri iki gihe rero cya COVID-19 cyangwa coronavirus, noneho ubwirinzi bwo rwose bwagiye mu rwego rwo hejuru. Turafite agapfukamunwa, turakaraba buri mwanya, dufite umwigengesero ukomeye kugira ngo dushobore kwirinda iki cyorezo. Ni byiza kandi dushyiremo imbaraga, kuko nibwo buryo bwo kugitsinda twahishuriwe. Ariko nubwo turi gushaka kurinda uyu mubiri, nubwo turi kwirinda muri ubwo buryo buhambaye cyangwa se bukomeye burimo n'ikoranabuhanga, uyu mutima wo twawurinda gute? Ese turawurinda nde? Iyo dusomye ijambo ry'Imana ryamaze kutubwira ko umutima ariho iby'ubugingo biri, kandi nibyo. Burya Satani yaduteye, kuko ni nawo tuwurinda, niwe tunirinda. Iyo aduteye aza ashakisha umutima. Iyo yateje uburwayi nubwo hababara umubiri, burya abashakisha umutima. Mwibuke Yobu, amuteje ibishyute, yashakaga uko Yobu avuga. Umubiri warababaye, ariko Yobu ntiyatsindwa ku mutima. Satani ashaka umutima. Iyo bakwibye ikintu, bakunyaze, burya ntabwo Satani aba yashakaga icyagiye, ahubwo yashakaga umutima w'ukuntu wakira ibyakubayeho. Satani ashaka umutima. Ibyadutera byose, ibyaha azana, ateza abantu, ingorane duhozamo, byose Satani aba ashaka umutima.
Bibiliya yatubwiye rero ngo rinda umutima kurusha ibintu byose birindwa. Turebe ukuntu Satani yinjiriye aduteye. Mbere na mbere aca mu gitekerezo. Harabanza hakabaho igitekerezo, niho yinjirira. Igitekerezo gihita gihinduka icyifuzo. Muri icyo cyifuzo hagatangira kuzamukamo inyigo, bikava mu cyifuzo bijya byinjira mu mwanzuro. Aha ni naho haba gushidikanya, mbyemere, mbyihorere, ni byiza, ingaruka zabyo bisohokaho. Rero umwanzuro wabaye ndabyemeye. Iyo ndabyemeye ije yaturutse muri za nzego z'igitekerezo, ihita ibyara igikorwa. Cya gikorwa nacyo kigahinduka umurimo hanze, waba ufite ingaruka cyangwa udafite ingaruka. Ikiriho, Satani yatwinjiririye mu gitekerezo. Turebe rero uburyo bwa mbere dushobora kurinda uyu mutima. Tuwurinda mu buryo bw'amaso, ariko turavuga amaso y'umutima. Zaburi y'119 umurongo waho wa 37 haratubwira ngo ukebukisha amaso yanjye atajya mu bidafite umumaro. Uyu mwanditsi w'iyi zaburi ntago yigeze avuga ngo bakebukisha aya maso yaturebesha nka kamera. Aya ni kamera idukururira ibyo tubonye, akabizanira ubwonko bukabiyungurura, hanyuma bukandikaho amazina. Twabonye iki, cyitwa iki, gifite akamaro gutya, kiragenzwa n'iki. Amaso yacu ni kamera. Uyu mwanditsi ntiyigeze avuga ngo ukebukisha aya ngaya, yashakaga amaso y'umutima. Aya y'umutima tuyareba uburyo twayarindisha iyi mitima rero. Iyo amashanyarazi abuze umuntu ari mu nzu, mu cyumba hirya cy'abana, twibukiranye ko ntabwo umuntu, urumva amaso y'umubiri aya asanzwe aya yamaze gutakaza gukora, kuko abona ari uko habona. Arabanza agakenera umucyo ngo abone. Iyo umucyo wagiye aya batakaje agaciro. Turavuga aya maso. Hanyuma rero iyo umucyo ugiye, aya y'umutima uyu mwanditsi yavugaga niyo asigara akora. Umuriro uragiye, ni mu cyumba cy'abana. N'ingero mbaha, ugiye gushaka buji, uzatambuka ukate mu ntebe, ugende ku kabati, wibukaho bujiri, ukabaka buhumirije, uyivanemo, urasa ikibiriti, ni mu mwijima kuko amaso aya ntakora, ucane buji, umucyo uburaje. Ibyo byose wakoze ni amaso y'umutima yarakuyoboye. Aya y'umutima rero niyo akeneye kurindwa. Aha ngo mwumve urugero rwo kurinda amaso y'umutima. Iyo umuntu yagize ingorane akagira uburwayi bwo kutabona, aragenda ararya, ariko aya maso ntayo, n'ay'umutima amufasha. Amaso y'umutima niyo asigara amufasha. Uyu mwanditsi rero atugira inama muri iri jambo rinda umutima wawe kurusha ibindi bintu birindwa. Uyu mwanditsi atugira inama, aravuga ngo ukebukisha amaso yanjye y'umutima. Buriya Akani impamvu yibye bagiye ku rugamba, ntabwo we ntiyigeze yambika amaso y'umutima, yagize ikibazo ku maso y'umutima. Turavuga Akani, kuko bagenzi be babonye amazahabu Akani yibye, babonye imyenda y'imikurano Akani yibye, barabibonye. Ariko ikibazo cyabaye kuri Akani, ntago yakingirije amaso y'umutima, arabireba, aya ngaya arabireba, ay'umutima nayo arabireba, byinjira mu mutima, kwifuza kurazamuka, akanajyana iby'abandi. Burya ntabwo yigeze yambika amaso y'umutima. Cya kabiri, kurinda iyi mitima nk'uko twabibonye mu gitabo cy'Itangiriro ibice byaho 25 ku murongo waho 27 tuhasanga indi nkuru y'abana babiri, Yakobo na Esawu. Ngo Esawu yagiye guhiga, ava mu ishyamba ngo ashonje cyane, afite inzara nyinshi. Ngo agiye kubona ibintu bitukura, Yakobo murumuna we yarahishije. Ngo aramubwira ati wampaye kuri ibyo bitukura shaho uko inzara inyishe.
Yakobo aramubwira ati kugira ngo nguhe kuri ibi bintu mpishije urabanza umpe umugabane w'uburage, umurage w'ubwana bw'imfura, nutawumpa singuha ku bitukura byanjye. Esawu yazize iki kugira ngo agurishe umurage? Yananiwe gucunga icyo twakwita amaranga byifuza aba muri twe. Kurinda umutima ni ukumenya gucunga amaranga byifuzo ahora muri twe turemanywe nayo. Amaranga byifuzo niyo arimo ndashonje, niyo arimo ndashaka gukunda, niyo arimo ndashaka gukundwa, niyo arimo nkunda kiriya, nkunda uriya, nanga biriya, turemanywe nabyo. Iyo aya maranga bushake atabashije kugira management, atarinzwe, atuzanira ingorane zisa n'izo Esawu yahuye nazo mu gihe amaranga byifuzo yarazamo. Ngo arangije aramubwira ati nyihera ibyo bitukura nirire umurage ndawuguhaye. Hari igihe uzasanga abantu bagurana iby'ubugingo iby'amaso yaberetse, bagurana iby'ubugingo ibiryo by'umwanya muto, bagurana iby'ubugingo kubwo kutarinda umutima ibyo kunywa by'umwanya muto, bagurana iby'ubugingo umwanya mutoya babe batakaje ubusugi bwabo, abandi babe batakaje amahirwe bari bafitiwe imbere kubera ko biyandaritse cyangwa bakiyandagaza. Nuko byagendekeye Esawu agurana umurage ibitukura by'umwanya mutoya. Ntiyarinze amaranga bushakeye, aramudomina, ndashonje, ngo yarakozaga nanapfa, byose biramwinjiriye. Esawu agurana ibinyamugisha iby'umwanya muto by'amafuti, ntiyarinze umutima. Icya gatatu, kurinda umutima ni ugufu yakenewe muri wa mutima. Umutima umeze nk'ikigega, ni ahantu habikwa. Ubona inzu ukabikamo, ubona imodoka ukabikamo, ubona ubwenge n'imibare byigwa mu ishuri bikabikwamo. Umutima ni ikigega. Ubona urukundo rw'ibintu kanaka muri cya kigega umuntu akabikamo, ariko hari ibigomba kujyamo bitari ngombwa. Icyanditswe kirabidufashamo. Mu gitabo cya 2 cya Samweli ibice 13 hatubwira umwana wabitse mu mutima ikitari ngombwa, ntiyawurinda, yinjizamo ikitari ngombwa. Iyi nkuru itubwira ukuntu yakunze Tamari atemerewe. Bibiri bivuga neza, yari mushikiwe ngo ariko aramukunda, bivuze ngo yinjije mu rukundo rutari ngombwa mu mutima wa Munoni. Akunda Tamari bitari ngombwa. Uzasanga umuntu yinjira mu rukundo cyane, abatwumva muri iyi nyigisho ari bato, ukabona barakundana bya bindi bita copinage. Mujene nukunda n'urukundo rutari ngombwa, wakinguye ikigega ushyiramo ikintu kizaboza, kizonona ibizima byari biri muri wa mutima, kuko winjijemo ikitari ngombwa. Nta gihe cy'ibyo gihari, nta ntego nziza yo gukunda ntihari. Isaha ya mariage iyo mu bantu ntiragera. Haracyariho amasomo, urubyiruko cyangwa munyeshuri utangiye kwinjira mu by'urukundo kandi uhanganye n'amasomo. Mu mutima utarinze winjijemo ikitari ngombwa. Aha twabwira wowe uduteze amatwi, ushobora kuba ufite urugo wubatse, ugatangira gukunda undi muntu wubatse nkawe, winjijemo ikitari ngombwa. Mu mutima wawe hari ibyari bihagenewe, waje kongera gushyiraho ibindi, urakunda utemerewe cyangwa utari uwawe. Ibyo byasobanuye ngo ntiwarinze umutima. Kurinda umutima rero ni ibi bintu bigera kuri 3 by'ingenzi. Ni ukurinda amaso y'umutima, ni ukurinda amaranga byifuzo yawe cyangwa amaranga bushake mu mitima yacu, ndetse no kwanga gukingurira ibidakenewe mu mitima yacu. Niho uyu mwanditsi yavuze ngo rinda umutima wawe kurusha ibintu byose birindwa, ngo ugire indwara. Mbese nta bintu winjije mu mutima byawuteye kurwara? Umuti w'uyu mutima ni uwuhe? Ni Yesu, nagakiza, ni ukubana n'Imana. Nicyo gituma abantu barwaye umutima uturutse ku byaha baba bakeneye Yesu
ngo abahe umuti uvuriye imitima. nta handi umuntu yakwivuza icyaha iyo cyamaze kwinjira. ni impuhwe n'imbabazi za Kristo nizo zivura uyu mutima iyo wahuye n'ikibazo. Yesu aduhana umugisha kuri iri jambo, rinda umutima wawe, ndinda umutima wanjye kurusha ibintu byose birindwa, hanyuma Imana ibidufashemo kandi duhe ubwenge bwisumbuye, turinde imitima yacu. turakataje kwirinda, turirinda coronavirusi, turirinda n'ibindi byinshi, ariko umwuka arakubwira ngo rinda n'umutima wawe kuko iby'ubugingo ariho bikomoka. ntuzarinde iby'umubiri gusa kuko umubiri si we muntu, harimo n'ubugingo. Paulo yigeze yandikira Abatesalonike urwandiko rwiza, ibice 5 umurongo waho wa 23, aravuga ngo murinde umubiri n'ubugingo n'umwuka bitazabonekaho umugayo ubwo Kristo azaba agarutse. Kurinda rero si umubiri gusa, rinda n'iby'ubugingo, rinda agakiza, rinda ubuntu bw'Imana buri muri wowe, rinda impano ziri muri wowe, rinda umurimo w'Imana ukurimo. Kubirinda nibyo umwuka twigira. Reka rero dusoreze aha dusenga Imana uguha ubwenge bwo kurinda umutima wawe, iduhana umugisha muri aya magambo mu izina rya Yesu. Amina. Dusenge. Mana yacu turagushimiye, duhawe umugisha ukomeye ku ijambo ryawe, urihera umugisha kuba ryumvise kandi urushaho kuryagura muri twe, urinde imitima yacu, uyikomereze mu buntu bwawe mu izina rya Kristo Yesu. Amen.